ku bantu mwasinzeho murabizi, bitangira wumva ari imyumvire myiza, ukumva urasa n'uruhutse, ibitekerezo bikisukiranya, ukumva uri mu bihe byiza byagukundisha gusinda. Ikiba kiri kuba ntabwo ari ikintu cyiza nk'uko ubyumva. Etanoro ikigera mu bwonko, hari ahantu ibanza, ni mu gice cy'ubwonko cyitwa cortex prefrontal. Ni igice cy'ubwonko wavuga ko gishinzwe ibirebana no gufata ibyemezo no gushyira mu gaciro. Banyita Kwizera Wilson, ni njye tujye kubana muri kino kiganiro. Bahaye ikaze. Iyo urimo gutekereza mu bintu byagusaba gufata icyemezo, iki ni igitekerezo cyiza, iki ni igitekerezo kibi. Cortex prefrontal niba iri mu kazi, niba irimo gukora ibi byose, ni cya gice cy'ubwonko kidufasha kumenya ko ibintu twabikoze neza cyangwa se twabikoze nabi. Aha niho inzoga yihutira iyo ikimara kugushyika ku bwonko. Etanolo iragenda ikabangamira itumanaho ry'utunyangingo tw'ubwonko, aribwo umuntu mubona atarasinda bya nyabyo agatangira guhindura imyitwarire. Niba yagiraga isoni atavuga mu bantu, ukabona atangiye gufata ijambo, ni uko agace k'ubwonko gasanzwe kamufasha gushyira mu gaciro ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora, bikabuza gukora uko bisanzwe. Umuntu ahita yumva amerewe neza, ari naho bigoranira kunywa icupa rimwe, kubera ko uko utangira kwiyumva unyweye icupa rimwe, umubiri wawe ukubwira yuko ushyizemo irindi kuryoherwa byarushaho. Ikindi kitubuza kunywa icupa rimwe ni uko cortex prefrontal ituma dushyira mu gaciro, ituma twibaza ibikwiye n'ibidakwiye, iba yamaze kwangirika. Icyemezo cyo gushyira mu gaciro rero ngo tunywe icupa rimwe ntikiba kigishobotse. Mu bwonko bwawe, etanolo cyangwa se umusemburo ukora cyane cyane ku itumanaho ry'utunyangingo tw'ubwonko, ni ukuvuga ku ihererekanya ry'amakuru ku bwonko. Mwari muri kumwe nanjye Kwizera Wilson, mukomeze gushyigikira ibiganiro bya Sound Secret.